cyane arimba hakavamo ikiremwa cy'Imana nicyo bita ikibazo koko ariko abantu muransetsa mukansetsa no ikibabaje nuko numbona binaguteye ishema sha tanera ishema wishimiye guteza imidugararo mu rugo rw'abandi ugateza ikibazo umugabo mugenzi wawe no bw'amana bakongere ni ato ngundeke bakongere umva sha yego boss zana izindi nzoga urahabyirwa nk'izi konje mwana zanira mu steri zikonje zana hano gutya nanyu nzanire nk'utu ngutu tubiri ushyiriho n'ikiro cy'akabenzi yego boss zana n'ikiro cy'akabenzi ziko mbona iki gihungu bazanye ntakoreje uriya ni mucuma ushaka kumushyiraho ibyo by'utubenzi ariko bagenda bakabivugana uretse banzeze n'ayo macupa naho se ubundi ngomba kubaka ubwami bw'abahungu n'abakobwa banjye urumva buri murenge ngomba kuguteramo inda nk'izo nibura 3 izo zaba zihagije ariko sha ayo maboko urayumva ariko ayo maboko sha ayo maboko y'imfizi Mustafa urayumva nta kiziba bikibwe ariko ubundi nta mani yagukandagira genda ntabwo ubwo umukanza ni ubwo nese ubundi umugore ubundi uba wumva umugore umwe ahagije umugore umwe ahaza umugabo ati kandi rero tutagiye na kure n'abasogokuruza bacu niko babaga babayeho umva ninde wo gutatira uwo muco reka ntibikabe bagomba kugira ubahagararira muri iki kinyejana ushobora kuba ufite n'ikibazo pe akazi kawe kazaba ari ako gutera inda gusa ikibazo cyihise tereka hano sha uye nizo ntabwo ari izanye ryo ngera gutumye zo muhira ko se ko ruzanye genda uzanire byeri zikonje hanyuma ubwire mucoma adushyireho hariya wasabye ikiro cy'akabenzi ngewe n'izingaro 2 n'ibirayi nka 2 n'akabenzi ejo narakare ntabwo narya akabenzi buri munsi n'ibirayi 2 ihute nyine tukigenda n'urusenda sha uribagirwa urusenda turaserera yego byose ndabishyira sawa iki gihungu bazigishyashye bahungu b'inzobe ntabwo amenyereye akazi ko mu kabari niko mbwira urumva uzicara ukajya hariya wowe akazi kawe kakaba ari ako gutera inda ugatera inda ukumva aribyo biguteye ishema binteye ishema kuyitera se bisaba amasegonda angahe ariko uzi ko ku munsi ubishatse watera nka zingahe gutera inda ni ibintu hanyuma se ayo mafaranga yo akaba aziriki ariko uzi ko izo mbaraga ufite ejo zizaba zagushiranye utakibasha akazi wowe ukwiye kumva ibyo mvuga iyo nteye inda mba nungutse imbaraga zo kuzandwanira no kundwanaho urumva amaboko azandanda atangeze mu zabukuru aho ntakibasha kwigenza ugiye kwigira imbwa y'umusega ya indi y'umusega pandi imbwa ya indi irinda urugo neza koresha inzoga zawe zirimo inyuro ariko aho gukorana n'abandi bagabo ngo mwungurane ibitekerezo byubaka ingo zanyu urajya kubasenyera winjira mu marembo atari yawe washatse umugore wawe ugashaka ukagumana nakubwiye ngo bimgundeke urumva yawe urabyishobore nta gukina bawe gufasha yewe reka ninywera na wundi irega uwo ntazi se nzinyina sha ese ndabizi mpamvu ufite inshoreke ariko inshoreke zahe kwajya Mustafa ndi imfura idafifika nibyo ushaka kunziza ariko ye aho ni n'uwe mugabo wavuga ko yarinda afatariye muri resitora ariko ntukarebere ku bandi wowe ibyo ukora wirebaho kandi umuntu uzasaza nabica wa mungu kandi ubwo hari abantu bazaza kukugishaho inama ngo uri umusaza uciye akenge nyine nzajya mbabwira ko ugiciye inkondo atari we ugicundamo imigani se kandi nayo ni bwana Mustafa wayizanye cyakora reka nkubwire ni ndongora ukazangerera mu rugo ngaho hundi tuzasangira icupa tujye dusangirira mu kabari hirya iyo ngiyo ariko sinshobora kukwikururira nkuzi ndakurahiye wowe Mustafa kubagore nawe inshuti yanjye koko magara ntunsi ko urumva nakurongorera umugore naba ndi umuhemu cyangwa imbwa bingana gute nakurongorera umugore koko aho naba ndi iyo mbwa uri kunyita pe ngo naba byemeye uriyo wamaze kubitsindira ariko ubundi wagira umugabo reka umugabo yeremewe gufasha umugore kumufasha ibikize n'uguca inyuma y'abandi bagabo wakwanga kumufasha utekwira nk'umuntu w'umugabo kandi nasanze atari ibyo ubakeneye cyane
buriya abagore barankunda nasanze baba bakeneye ko mbacishaho igishawuro bankunda kuba abanyagwa niba barambonyemo ibiki babaye bagukeneye ntiwabatakaza amafaranga yawe amafaranga ariko buretse nkubaze reba imyaka umaze uri enjeniyeri wubakira abandi ariko wowe ushaje usembera wabaye harya ni umubumbyi urira ku rujyo ngaho ni geto hehe za kibagabaga hehe cyakora akarusho ufite ni uko ufite geto zirenze imwe niba ari icyo ngicyo gituma utarya abantu uri igihuye n'indi uzi ko Jasmine nta n'igiceri namutakajeho do yaranyizaniye iki reka nkubwire mbasohokana mu yabo rwose icyucyo do kiravivuye none se ugira ngo nka Jasmine uriya hari n'igiceri namutanzeho ishwe nuko mubwira utugambo twiza nkamubwira ko ari mwiza ibyo biba bibaye ahera nkamuteteje amutera imitoma narwo ni rwa cyaradama rero barwibereye aho rega abakobwa n'abagore nta marangamutima yigendera iyo aho ngaho uhazi iyo nteba uyizi musitareka nkubwire wayabaha bayaguha ntibindebe icyo nakubwira ni uko undi mugabo do atuvuye undi mugabo aragiye rwose sinzi ararenze ubanza apfuye ajya he nkubwira wa muhungu uzuza isa abana utazarera utazitaho ukumva ngo urimo kunguka amaboko reka nkubwire ayo maboko uvuga kuri kunguka azakurwanya naho ubundi ibingibi bije mute bijemo neza guteka ko ari byo ukora reka tubane twubahana wari wumva naje kukugira inama se ubwo wagira niye kuko nabura mugiriye inama se ntayo pe keretse ubwenge wenda ngo iri cupa nurimara iki ugende hariya baguhirinde niyo nama yonyine ariko ubona nari umuntu w'umugabo wumva wagira ijambo mu bandi bagabo koko urantunze se uti nanjye mfite ikintu cyo kuvuga ariko uzi n'ikindi ndumva ubu buntu bw'ubunyamanyamungu untumirijeho n'ubu buyoga uri kuntereka hari wagize ngo ngiye wazumbwira ibyo ushatse ukorera amafaranga agakorera andi ntugashake kunyurira uzumbwira ubwo bugambo uzumbwira ubusa witonde utaza kurengera ko byagukoraho kwanza reka nkuve no mu maso ndumva ntazi ibyo urimo sinkunda umuntu nkora mu byeruraziretse se n'akabenzi cyangwa se ndabeze nayo wigira garuka utoza wamurenze washaka kugeraho sinkuzi ngo agahinda karakanyaga karakunyukanyuka kakakunoza ugahinduka uruzingo agahinda karakanyaga ukazunga muzungu kazinga inkoba z'impu agahinda ariko si wowe bite byawe ubundi ibyawe binogora mu maganya nakizimije noneho ukora icyo ushaka niko se semaganya we yego cyakora abagabo baragwira agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki yatoyemo ibyo bintu byo kuganya n'agahinda mbizi ku bagore rwose ntuzi koko umugore azarira nawe umugaburire komero nitushi koko Jasmine uvuze neza ubundi wabiki ibyo ni ukuvugira hejuru uboshye bafuri icometse ku karubanda mbaye Jasmine noneho sinkira umugore wawe unyumvire niba wumva ntakiri umugore wawe rero unyumvire kandi ibyo mbivugiye ibyo wakoze ko bihagije warekeye aho ngaho kwe ubwo ugaruye iby'umwana rero ugaruye iby'umwana ubundi wagiye gupimisha ADN ugashira impungenge yego umva rero nkubwire baravuga ngo incyuro mbi yasubije nkundi iwabo urumva niba utanshaka nakusanye Jasmine mfite iwacu ese ko wagira ngo ndaguhendahenda niko hejuru y'amafuti wankurira urashaka no kurenzaho ibindi ndakubwiye ngo uyu mwana umwe ntazananira urumva n'ubundi imyaka n'imyandiko mazurirwa habunga mu mahanga ntiwaza ufite umuco w'igihugu ariko hari narwaye birakureba ushaka kuba ntari muzima pe ntabwo ndimo kwiyumvisha ko ari wowe urimo kuvuga gutya ngenda umunyamafuti rero utabawe ndi umunyamafuti utabawe kuba narasigaye mu rugo nirya nkimara nkihangana ukaba usanze nkigerageza nibyo wita amafuti ubu se wowe ntabwo wahomba cyangwa ninjye ucuje ngahomba mu bantu bose uzi ariko ni gute udatewe ikibazo n'imanga turimo kujyamo uraseka suseke urabura kunshimira ko nagerageje sinandagare kandi nta kintu wari wampaye none unyituye kunyita umunyamafuti koko ariko urimo kunyumva nabi kandi rwose nta kintu nakugize kuba nakubaza uko byagenze ngo ibintu bishiremo ikibazo ni ikihe
rwose naragenda atinda nibyo ariko nari nagiye guhaha. ibyo wahashye rero biri he ni kariya kanyabutenge wazanye kagura 5,000 Nyabugogo cyangwa ni turiya tubindo ngo ni imyenda y'umwana tugura 5 bandi warangiza ngo Jasmine Soni njyewe mumve wowe na nyoko urumva igihe nabihanganiye kirahagije mukwiye kumpa agahenge. Mva nkubwire iki icyo turaza ku kiganiro kandi kirakemuka urumva neza erega urugo rubamo ibintu nk'ibi by'inkubi n'imiyaga reba bitsinze niba babashe gukomeza kubaka ariko kuzamuka nk'uko kwawe ntaho bigeze abantu bashaka kubaka. urifashe uratorongeye ugeze iyo za Buganda ujya mu bagore none ugarutse unshinja ibyo wakoze. Naratorongeye unshinja uburaya no kuguhombya herega icyo umuntu akora gishinja abandi ngaho rero ariko se wambonye ute ko kutaranarenga igatuma barabazi di umva ndakubwiye ngo ugabanya kwishongora no kwigira mutagatifu ngo mutagatifu none twese ntawe utakosa ariko ikibi si ugukosa ikibi ni ukwikomeza hanyuma ugucyumva ko ngiye ntahura n'ibyago ngo mpombe ukumva ko ari wowe wahura nabyo wenyine hega uragenda sona nyoko bagupakiramo ubugambo warangiza ukaza wirakaje ngo nkwe umuntu w'umugabo ategekwa na nyina ninjye uciriye munanise n'imbwa yakugeraho se sha ariko urazi ako gato reka nkugire inama ushatse warekera aho ngaho nukomeza kuko ndakurasaga inshyi ngo urandasaga inshyi ni ukuri kw'Imana urankubita nicaye ndakubwiye ngo kuva twamenyana sindakubwira nabi cyangwa gukubite ibyo ngibyo urabizi ubizirikane ndakubwiye ngo wamenye ntagira induru ntandishe nza kukurangurira Nyabugogo urabizi ko nta nasahindaga ndi mu bantu bategerezaga mpaka ngezweho ariko ako gasuzuguro kawe ndumva karenze urugero nuko ibyo subizanye hano ngo bitwungure iki ngo bitwungure iki ngaho nyine wongera upakira imifuka uze njye kukurangurira dore niho ngikora Soni nkabona udatera umutaro uhora mu byahise wajya utekereza ibijyambere nk'abandi bagabo ibyo ariko ubibonye ubu kubizi ko ari wowe wanyizirikagaho imyaka ikujyanye ko wabonaga udasanze umugabo wajyaga ibaze ngo nkwizirikaho ariko utanyizirikaho ariko imbwa y'ihunguye ivumbi yicara ku meza koko niko wowe naba nkwizirikaho ngo ushaka wiki wowe ubwo bwiza se icyo gihagararo se iryo jambo bafata mu bandi se si uguhora witwikiriye ubwitonzi ucuritse urutwe kandi ari ubwoba ngo zabu wanguriye akaji nk'abandi akaguze ngo zabu none urugezemo rero mbaye imbwa zababaye roshiye uvuga ibyo ushaka nakubwira iki ariko uribuka umbwira ngo iwacu ntabwo byifashe neza ngo ababyeyi ngo papa yaradutaye kandi na mama kenshi aragenda akamara iminsi umeze nk'umbwira ngo nimbwa utabare ibyo iwacu si ubizanye hano ngo bimare iki ariko mwagiye mubanza mukikibuka ariko yewe ngo intare mubana mu mahoro ari intama wayikora mu jisho ikakuzinga itama rimwe koko mva mbese ubwo bugani nk'ubw'indushyi ubu se nanjye nza n'iby'uko nasanze munyara mu ibase mukarabiramo bwakwira mukazirika ihene ku rutara na bya bindi byose uzi mugiriye ibanga kuba kagira Imana ndabibonye kuko inzira ntibwira umugenzi iramaze ugize kunta mu isayo y'ubukene none urengejeho n'amagambo mabi urabiziza ba iki ngiye sinashobokana n'umugabo uharira urumva sinshobora gushobokana n'umugabo ufite ubugambo nk'ubwo ngubwo yego umuntu w'umugabo acyurira na nyirabukwera yego cyakora abagabo baragwira ngo ugira n'akantu n'aka na kamwe se uvuga uti aka nanjye nkagenderaho nibura eshwi ndumva uri mu nzira ugenda rero muri ubu buzima ibintu byose biraza kandi bikagenda urumva biragenda nyine ntega amatwi nta kintu cyangwa umuntu kamara none wari uzi niba wumva wasubiza agatima impembero ukubaka urugo rwawe biraba ari byiza niba ushaka no kugenda na by'inzira n'umuhanda igarama n'intuzi ntiwumva se kutashaka ntubyumva kandi rero iyo amaze kubwira ngo winyoga wibwira ko nta mbyiro ufite urumva ntunkange rero cyangwa uzi ko nkomeza kugufata mama neva niba utanshaka umwana wanjye ntazananira kumurera di umwana we ntazananira kumurera nyine umwana se wamuzibuka bujyanye iki ubyuke mu museso wikorera umbwire ndare ngo uhambirira amajyambere urumva ariko uri umugome koko uri umugomeza abana nta n'ubwo nkunda ndabibonye ntaho ngiye rero ntaho njya ndava mu rugo rwanjye se ngeye yego
ahubwo uzibeshye unandebe nawe urebe ngo zirakurya. washimye ubutaka azisura ubucokoma urangase ko gashaho reka nahire urworoshye ariko ndabona hari gutemesha umuhoro inajoro ntiyarusyaho yewe ra akumya ko kubuhandanzovu nabwo ujyana bute yewe ra ariko ubwo ntunyumva ariko wowe wabaye iki wabwiye ibyo mbwira ukareka kunyabiza ese wowe uvuze neza wabiki wanabikize mva rero yandaya yakamijeje mpuye na nyandwa mbwira ko yamukubakubiye mu nzu aramutuka bishoboka aramutuka ye aramutokoza uriya we ni ukugenda tukumuhisi n'umugenzi ngaho tekereza umwana wanjye babana ntiyagowe ariko uriya mutindikazi ngomba kumutumura ntabwo yazambwe ameza ngaho amaze kuduhagarika amaraso twese oya mba ndoga kabari yanze kuzana nyiraminani wanatabira umugende ajya kuraruza iriya kamu gitana abasha guhungika ikijumba si kicyo cyose se nako utazi no koza inkono zabayo we nisha no kuko aho urarera amaboko ntiyafata n'isuka ntiyanagira ate turafashe iduka rigabije abagabo none ntindaharije umwana wagira ngo abyuka yicaye ku mbabura yo keca aha abayogeje akarenge yarubika atangiye kuzenguruka aho bubaka imihanda yanitse biriya bisuka bye ngo namenye nuko akazenguruka hose bahobera basoma reka sinakubwira ubwo se uwo wavuga ngo ni umugore koko ariko rero nawe ubanza ubushyiramo n'akantu k'umukazana na nyirabo oya rwose burya niba umuntu afite n'amakosa kumugerekera ntacyo byakemura uhore wumve mbese ndamubeshyira se hari umugabo dusangiye mbese nahoze ngira ngo yanabonye akazi nta ntonoporoneri utamuzi kandi bose ngo niko bagera aho bashaka bishoboka hari ikitwa Mustafa cyo sinzi ibyo kimuha ntabaho nabonye inda y'umugabo zikiriya kibyanwa nuko mbese uriya we ni icyorezo mu bagore n'abakobwa kandi ngo nibo bakihera amafaranga barabivuga simbyemere kugeza ubwo kiyongobeje iduka ry'umwana wanjye ca va muri urwo rubingo ariko tujye kwirukana ririya shyano naho icyo kigabo cyo ntacyo twagikoraho oroshya ariko nawe ntugahinde igihe tugendera se ntitugerayo kirikirira aho ngaho munsi n'ubujyanye ubu ngubu umaze kwarira uhere ku mbyeyi indi wenda twanayiha n'umutumba nta kibazo gusa urumva ari cyo kugaburira rimwe ndikitwa n'ubusambo irarya nyuma ahira ubuzihaza zose tubujyanire rimwe da naho ubundi se ririya shyano rigomba kurara ryohoshye ntabwo nabyemera urabona ngo rirabuze amahoro umwana wanjye w'umunyamahoro reka ntiyahirire ubwatsi ese ko mbona wabaye cyiza ikinjira usanga umushaka tegezayo ako gacupa niko ariko mana yanjye uzanyica umutima pe ariko se sheri ngo wansumye nk'uko usanzwe nsoma isegonda rimwe koko uransumye isegonda rimwe kandi imenyeye umunota cyangwa nk'itanu yego twanakiriho ahantu wanakirora ka poromosiyo tukayigira 10 poromosiyo se ubu murandabikora be ahubwo si uko waparitse ku muhanda abakozi bawe batambuka ntibatubona oya humura yewe nta mukozi n'umwe wemerewe kunyura hano nyuma ya saa 10 z'umugoroba nibyo ntanabahita bisaba baza kumara iki gusa sheri ugabanya volume kuko mfite ikibazo pe kandi rwose ndashaka ko ntega amatwi reka nyigabanye icyifuzo cy'umukunzi burya aba ari itegeko ariko kandi rero uba ntukagire ikibazo mari bebe reka ndagukunda kare rwose rwambanye nk'indwara y'icyorezo koko se ni ukubona ngenda hari akaririmbo najyaga ncurangira umukunzi wanjye kera numva urukundo rwambanye rwinshi
ubu neza neza ameze nk'uko nabaga ameze icyo gihe ngaho gafore aya ntabyo kugafora gusa koko ibyo abandi mwakundanye ubu bizanye ute koko iki ariko cyangwa ntuzi ko bibabaza umuntu ntababara se ntukababashire oya be ndashaka ko ari njye ukunda gusa ntuzi ko koko ntacyo wamburanye oya ndabizi rwose kandi niwe wenyine mu isi no mu ijoro cyakora nkubwire urakunditse pe ndakureba nkumva amaso nayaheza kagenda reka nzamura aka karirimbo ukumve ntabwo aka ka foroniyana se akaririmbo karavuga neza ukuntu urukundo rwambanye icyorezo kuri wowe nizere ko udafite ikibazo cy'uko indwara yakwica kuko rwose ndahari ngo muvure ni ukuri maze cyakora ntugashidikanye ku rukundo nkunda rwose ndabizi urankunda ntanabihamiriza mu ruhame rw'abantu cyane rwose ngaho se shu mbwira ufite ikihe kibazo kazize ngise kabimenye mbwira yewe rero aho nazabayo nazizinge byose ariza cyane nazizinge byo wa mugani wawe nagahweninde gusa urebye we nta kibazo namushyira ku murongo ariko hariya hari umusaza n'umukecuru mana yanjye bangeza aha pe mbese n'umwotsi uracumba ku mutwe nuko iyo ndi kumwe nabo rwose ntabibereka oya reka maze ngabanyivurire kwanza mbwira ibi biparitse bite baragutuka se kunuka gusa ko bavuga ngo umwana ni Mustafa ngo mu ruhanga ni wowe sinakubwira ngo ikine ngo ikibirenge ni wowe ariko nyine byo ntabwo babeshya ni wowe Musape wariyubitse uriyubura waragiye wikosa yirongera urakaturagaruka ariko se sheri ubundi abo banyagwa barinda bagutesha umutwe wazanzaniye ako ka engineer nkagashakira ingofero n'ijire zitarashira muri stoke shava mu mashyengo shu ubundi mu mazi abira pe ariko nawe ntugahangayike umfite umva ye ngufite ndakubwira ngo ndi mu mazi abira nawe ngo ngufite ndabibona ko nkomerewe pe kandi rwose ni wowe wayankuramo ni wowe wakumfasha sheri ndeba mu maso uzi n'ibindi yegusho ubu tuvugana wanteye indi nda ye kandi urabibona n'uriya aracyari uruhinja yarinjiye nyine gusa koko sheri uramfasha kuva muri iki kibazo nsezeranye mbega byiza we urambwiza ukuri ndi yarinjiye ubwo wumva ibyo ari ibintu byo kubeshya reka nkubwire sheri nta kugusezeranya ko ni ngende umugabo w'ibikorwa mbwira icyo wifuza ngufashe uravugisha ukuri yewe none se umva mbwire umusita wanjyanye i Kigali kuko akazaba ari wowe uzajya usanga kuko ntumbwira ngo urankunda ubimbwire ntumbwira ngo urankunda kuko erega ngufata nk'umugabo wanjye sheri ngufata nk'umugabo wanjye ni ukuri ariko none rero wirira ko ntacyo nakuburanye urumva wambura n'iki koko wirira waretse kuririmba ukambwira wirira mwana wanyo ntuzamfasha hari igihe uburira nkabura ni byiza wanakomeza ariko rero iyo urijijwe n'ibintu bikubabaza mba numva ari bibi mbwira rero uzamfasha iki ruva inakubwiye iyo uhuye nanjye hagati yanjye nawe jya ushyiramo bihwanye n'ibibazo byose wagira mu buzima bwawe hari amazu mfite igikondo ariko buriya nta mupanga urimo ndaza kubaza niba nta mupanga urimo cyangwa se niyo haba hari n'abantu barimo ntabuhura nkabakuramo erega umeze nk'ihirya hose urizirya ikazimarayo uretse gato igikondo hatuye bene wacu benshi rwose bahita bamenya ko nasenye kandi simbishaka nose nta zindi nzu ufite ahandi nyine nka za Kimihurura cyangwa ahandi hataba akavuyo kenshi oya Kimihurura byanze bagukodesha ahubwo
ariko mfite amazu menshi agenewe akantu henshi hatandukanye ariko hari ayo mfite Kibagabaga. Hari icyo wagutwaye se? oya pe Kibagabaga rwose hariyubashye nta kibazo nahaba ntacyo ntawapfa kumenya izanjye. ariko rwose ni ukuri uriya mugabo simukunda noneho nakuboneye. ubundi uzaba umukunda n'iki? none iyo hajemo ibyo gushaka kuntera hejuru numvise bizamutse ikangera aha. oya nakuveho rwose. icyakora cyo gusenya si ikintu cyiza muri rusange, kikugaragaza nabi muri rubanda, ariko nanone amahoro ku giti cy'umuntu yubahwe. none nakubeshye ndarambiwe pe. noneho ukuntu iriya butike yahombye byatumye ndakarira kandi abikora buturi ntiwapfa kumenya icyo atekereza. ko ateye nabi uriya ni bene babandi bahamba muri roho byabarenga ukabona kwashije ikintu mutanavuganye nawe akakwahuranya da. ahubwo naho warihanganye. ariko rero nta kibazo ko inzu ihari se. uzi n'ikindi se nzagushakira n'imodoka izakwimura. nzagushakira imodoka ikwimura utagira ngo uzagenda. uri umugabo nyamugabo, uri imfura mu mfura, uri umuntu mwiza uzi kwita ku mugore. mana yanjye ureka iriya njiji mbi harya ngo ni zezenge. ni kazezenge rwose nawe uri akana kabi pe. usize kwitegereza. reka babona karazezengeye nabi n'ibihwahwa. uri ubona yaza kugeza kuki? ntacyo rwose. ubu ni umwana nkawe wa Nyamijyosi waje muri iki cyaro ute? umuntu wese niba wari wataye umutwe ntabwo wari kuhabasha rwose. ukwiye kwikora ukajya ku muhanda nka boss lady. izo mana none sirimu ukava mu migendesha ajya kurira indege. wahuye n'ibisubizo ujya kurira indege. jya kurigira amagambo meza shenge. erega niyakubereye. hanyuma se sheri. sheri iyi nkuru ivugwe n'aho hose ko uriya mwana ari uwawe byo wumva bitakubangamiye? ngo bimbangamira? reka ibyo ntacyo bintwaye. uravugisha ukuri? ahubwo no kuba untwite undi ni byiza cyane. yabawe icyakora kiza kuba utari mwiza utari umusirimu ntumenye ubwenge nk'ukuri. banza nari kumva binteye ipfunwe pe, ariko ubu rwose ntanabyirate. ariko mana yanjye we ndanezerewe ntushobora kubyumva. nkubwira ikindi kanze nguhe ya bizu yawe nagusezeranyije. ndayubaha rwose ubundi nsanga kari agahinda kanjye ntakubeshye ndarara niteguye utuntu twose ntushyize ku murongo. umva ahubwo reka kirimo indirimbo zijyanye n'izo bizu arya zikururuka. reka kirimo ibijyanye n'izo bizu ushaka. yewe zabaye umwana wanjye niba hari agatebe yagusigiye mpereza nihinira akagongo. ndakubwiye ngo yapakiye ibintu byose. cyakora yewe akiriye imvumu umugongo nuko ngiyo yakoze yonyine. niko se naho se ubundi none se ubundi byagenze bite? yagiye urihe ku buryo kujyana ibintu byose? niko ariko ubwo ari we wabona wamubwiye uti ngaho jyana nibi ndajyana. umva ndakubwiye ngo nazindutse njya gushaka amazi. ngeze aha ngaha nsanga ntawe hari urufunguzo ruri imbere y'umuryango. ariko ujya gushaka amazi umugore se ujya gushaka amazi? nuko byagenze. ndakubwiye ngo nasanze urufunguzo ruri imbere y'umuryango ruri ku gapapuro kanditseho ngo urabeho. urumva? none se ubundi ubabajwe n'iki? nuko yagiye ariko wakabaye waramwirukanye mbere none ugize amahirwe arijyanye usigaye ubogoza. ikindi nta mugaburira hora noneho. mbega umugore habe n'ikiyiko yasize ariko ntacyo ngagiye. ni nk'agatunzi ahubwo agira amahirwe iyo turamusanga twamusohoraga ku nabi akagenda ashisha utabona iriya ndaya gusa. ndaya kabwera. umva rero wa muhungu we ibyo wigira byo kwirizariza bivemo urumva ngo amukundaga ngo wagira gute ibyo bireke. erega mwababyemwe rwose guhora umuntu asenya wiyongera ashaka nabyo si agasani gasengwa. gusa ntanamukunda uriya mugore. ariko urukundo rwawe ni bwo kuki wa muhungu urukundo rutarimo